wambaye ikamba hari hano igikombe nakamarira ikamba, hari ikamba ryanjye ndarigira, indabo zanjye ndazigira, ntacyo nsaba njyewe. indabo zawe kandi Indabo zanjye ntazo nsaba, zirahari. Zari zihari, uzishaka warazitaye. Njye nataye indabo. nuvuga nagomba gukomplaninga indabo zawe gukora zihorana. Nta kintu nsaba, ibintu byose birahari. Icyo nsabwa ni ugushimisha abantu banjye. Bo nta nicyo mbagomba, nami ntacyo bangomba. Nukuvuga ngo nta ndabo ugomba gusaba nk'iziri gusabwa, wowe indabo zawe urazihorana, urazifite. Ndazifite kabisa, nabo nabahaho. Uretse gato babaho. Bivuze ngo mu ndabo ziri gusabwa ushobora no kubahereza kuzaho kufite nyinshi. Ariko babye bazisabye. Kandi barazisabye. Oya ntago ari nge bazisabye. Kandi bavuga ko nawe uri mu bafana cyangwa uri mu bakunzi. Nzaba nagiye gufana hariya. Oya abangwa bazaba bagiye gusaba indabo, wowe uzaba wagiye gutanga indabo. Sasa rero reka nikomereze izanjye. Indirimbo yawe ko sebite, indirimbo yawe na Baraka yabigeze mu Melody. Amakuru avuga ko ufite indirimbo na Baraka, umuhanzi w'umuhanga wo muri Kenya. Ntabwo ndibuze ngo tutere kuri iki gitaramo gusa. Indirimbo yawe yego. Indirimbo na Diamond irahari. No. Melody, ubu nubwo gatatu tukora ikiganiro, ntuzongere kutubwira ku ndirimbo ya Diamond, ntuzongere kutubwira ku ndirimbo ya Meddy. Izo ndirimbo ntizibaho. Nubwo muri ba boss banjye. Oya nk'abafana indirimbo yawe banza unyumve. Nubwo muri ba boss banjye mukeneye kumva neza ko mutazi kuririmba, ari njye uririmba, namwe mukumva igenza aba nabitunganyirije akaba ariko mbibaha. Kuko igihangano ni ikintu kitonderwa kigategurwa kikanasohokera igihe gikwiye. Kuba ingoma ihari irahari kugira ngo itunganywe isokere igihe gikwiriye nabyo. None se uko menya akazi nayisohoye, hari umuntu wari wabintumye. Gutumye waradutunguye, nubwo twabonye arimo amaganya menshi n'uburakari bwinshi bw'umujinya murandura duzira message ko hari ndakuvuga. Amaganya n'amatarimo. Muri iyi ndirimbo uretse kutubwira ko natwe tugira kuraje tugakora tukitwa ba Munyakazi. Kariya gace ahandi ntibwari uburakari n'umujinya murandura nzuzi kubo muhuje umwuga. Nuko abantu bakurikira babumva neza. Verse 2 iravuga ngo Jesi ni nyimo kandi zingimoji kirazira kumona wapeke. Jesi ni nyijoro kandi zingimoji kirazira kumbona wapeke. Never compare me n'utunyamaswa duto no kubita ijanja. Who says I am done? Bro, this is my time. Dore nize kata zo kuresha umufana. I'm an icon, sindi loco, sintege kujya down, mpora ni soko. Small cycle, indi byaha. Family first, that's what I die for. Sini homa, nshakiriganya aho hantu mwana wanjye. Muyaga Ngiye kujya nandika ngiye kujya nshyiraho na lyrics kugira ngo mubyumve neza mutabyitiranye. Hanyuma unambwira umuntu na dedicate indirimbo ni nje. Indirimbo ni wowe. Ndabikunda cyane rero. Sana y'abantu ari benshi ari abafana nabo bakandirimba. Ibyiza n'urukundo kandi kurunyereka ndabiryohewe cyane. Ugire rero umakanya nigendere. Umwaka utaha udufitiye uwuhe muzigo cyangwa dushoje duhishiwe iki mu mwaka utaha? Uyu nguyu urarangiye. Zino ndirimbo zose mwambazaga n'izabandi benshi twagiye dukora. Hari n'indirimbo mfitanye na Kivumbi King, Mike Kayihura na BNM. Iyo ni ingoma imwe. Yego. Ari ama project menshi kandi ngiye kujya nyababwira ni muyanyishyuza nicecekere. Kuko indirimbo ifata umwanya kugira ngo isohoke. Nk'iyawe na Diamond cyangwa na Meddy. Ama project manini ntabwo rero kandi ngiye na understand nyine buri ruhande buri nguni yose y'umuhanzi igihe cyose atekereza ko ari bwo yasohora ingoma nibyo bikwiye nyine nibyo byiza. Nkurikirwa na diaspora nyinshi cyane Canada, America no muri Scandinavia bati tubarize Bruce Melody nta yindi gahunda dufitiye mu ntangiro z'umwaka zo kuza kudususurutsa ko tuzaba turi muri Ivere. Mfite gahunda yo kuza ariko turimo gushukaranje uburyo twajya dukora ibitaramo bikazamo abantu benshi. Turadutaramo duto ntekereza ko ari igihombo cyane kurusha inyungu kubategura ibitaramo yewe no kubahanze. So nta kongera kuza ngo dukore utuntu twinshi ariko duto, ahubwo twashakaho imigenda guhurira akaba no tuzatworganiza ibitaramo abantu bakaza ari benshi.
ubwo icyo cyatwaye umwanya. Experience nyine imaze kugira nuko kuba ibitaramo ari byinshi ariko byitabirwa n'abantu bake cyangwa se bikanategurwa n'abatabisobanukiwe cyane, naho ngaho ibintu bibera ibibazo. Iki kibazo kikagendana n'ikindi cy'ibyo twasabaga government yuko badufasha bakamonetiza nyine mu Rwanda, aba content creator bagatangira kubona uko babona amafaranga. Bamaze kuba benshi kandi niba koko u Rwanda rwarashyize internet rutekereza ku rubyiruko, n'inyungu zabyo zikwiye kwigwaho kabisa, bikaberebye bikajyanirana nk'uko no mu buganga bigenda neza no mu bucuruzi n'ahandi. Wowe ukavuga ko iki kibazo nawe urakibona cyo ko nta imbuga zitari monetize usanga abantu bakoresha imbaraga nyinshi ariko umusaruro ukaba muke. Umusaruro ukaba muke kurusha ibihugu by'abaturanyi kandi tubirusha byose. Tubirusha igihugu gisa neza, tubirusha internet yihuta, tubarusha ibisigaye byose tukaba tubarusha, ariko wareba umusaruro uri kuva kuri internet ukabona ni muto kandi ayo n'amafaranga yinjira mu gihugu. Iyo uvuze internet ni kuri YouTube kuko nta imbuga uvuga zitari monetize niziye wifuza ko guverinoma yabishyira imbaraga kugira ngo zibe monetize. YouTube buriya abantu ba YouTube impamvu baterana n'amagambo nuko nta kiva Amerika. Yego. Haba hari ikivamo, nibaza ko n'igishoro cyazamuka abantu bagakora, ariko inyungu babona itabaryanisha. Nasizemo ingufu nyinshi, inyungu ikaba ntoya, hakaza kuvamo kwa kwirya. Na TikTok kugira ngo umuntu akore amakashi kuri TikTok ni insazi nyine, usanga bigoye. Badufashe baturwaneho nka ministeri wenda y'urubyiruko, sinzi bamwe badufasha wenda y'ubucuruzi. Yego. Badufasha icyo kibazo bakakidukurikiranira, aho kugira ngo umuntu afungure account ya YouTube usange ni umu-YouTuber w'umunyakenya ariko ukora content mu Kinyarwanda. Yego. Wow. Aya uvuze kuri icyo kintu, ndeba ngira ngo abantu nk'aba Jason Derulo ni abanyamerika barafite n'imiziki igera kure, ni ibyamamare. Izi mbuga zatumye banayoba iby'imiziki, basa nk'aho bigabanyijemo imbaraga bazishyira muri social media izi ngizi kandi zirabinjiriza. Utekereza ko ari mpamvu ituma ibyamamare dufite imbuga nkoranyambaga mu zitera umugongo mu kuva kwara abandi byagenewe batandukanye no kuririmba gusa? Nk'ubu ngubu nanjye nari kwandi kuri Twitch. Yego. Nanjye nari kwandi kuri Twitch ariko ntago nayijyaho. Nanagabanya bimwe mu bindi nkora nkajya mu bijyanye n'ama content ko nabishobora nabikora ndabizi neza. Ariko iyo urebye ibivamo n'ingufu bisaba no urumva niba byarasabye umuntu nka Jason Derulo kureka kuririmba akabanza agashyira ingufu kuri TikTok. Nje ntabyo nakora kubera ko mu rugo ntago biri kunguka cyane, ahubwo zasanga umuntu agiye nko korora inkoko cyangwa se, kandi ntuvuga ngo ndamubaze, arazorora nabyemera, ariko nyamara amajazi kuvuga podcast cyangwa se nyine ahuye n'umuntu babasha kuganira. Yego. Ibyo bintu byakumvwa pe, byakumvwa bikanatanga umusaruro mwinshi, ariko iyo bitamonitije nta kintu kivaho. Nyine usanga uri kwashyira imbaraga nyinshi, za mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba zikaba ziri kubaka gake. Abantu hano bakomeje kubaza ngo ese ko amatariki yagiye turaza gukuraho udupira twanditseho 001. Ndaza ndabipostinga mu kanya, ndabereka murebe kuri story yanjye ya Instagram, ndaza kugenda kira ahantu hose mwayikura. None ibi bintu ni ibiki? Ntabwo ari kwigirishwa. Ibi ngibi bya 00 ni ibiki? Sobanurira niba nta mpamvu yo kubaza abafana kandi uhari. Nari kujya muri press conference kandi njye muhanzi wa mbere. Nuvuga ngo rimwe ngaho rimwe yari amafaranga bari make cyane. Yego. Rimwe ibi ya mbere iyo bijyanye no kurankinga no gushyira ku murongo. Yego. Rero niyo 001 uracyashimangiye cya kintu ko ari wowe muhanzi wa mbere ntawe ugomba kuvuguruza. Ubundi nyine ubundi bivuga ko ari uwiki se ugomba hari uvuga imibare. Nabarega barabyemera nuko wenda sometimes biba bisaba kwigira gutyo gake. Ibitangaza no kugira ibisamagwe barindwa n'intuzo. Ndagukunda cyane, ndakwemera buriya. Kera nibwo wagoranaga, ariko Imana warahindutse kabisa. Imana itakura umuntu. Ushatse kuvuga iki ko numva utangiye kumbaga? Umuzingo Imana yankuye kure. Hano sikabumvikana. Kera ufite ikibazo kabisa. Kera ikibazo. Imana ishimwe byibura ko twavuga. Ubu niyo noneho wantamo, naba mfite akantu ku mutima ko kuvuga ngo uyu muntu nta rwanga afite wenda n'inzara.
Melody mwitegereje ubona ari mu banyenzara. Mwitegereje uragaragara. Aho karisa wasore nari nibagiwe. Anyway, Melody ndagushimiye. Asante sana my G. Thank you so much. Thank you so much. Muze muri konseri. Muze dushyigikira umuziki wacu w'umunyarwanda, muze tugaragaze ko umujyi wacu ari uwa danje. Buriya ni bibi cyane gukomeza abantu batubwira ngo ngo abanyarwanda ngo iyo baje mu bitaramo ngo ntibishima. Niba utazaza ngo uvuze induru byine uzigumire mu rugo, tuzashaka kandi tubishyura birebereho. Hazaza umuntu ufite gahunda yo kwishimisha no kubyina no kwenjoyinga. Wow. Melody, thank you so much. Abafana bakomeje kwinginga ngo basi wakire babiri, ariko ndabona ufite umwanya muto. Babakira babiri? Okay. Ninde muntu wumva afite inyota y'ikibazo yabaza Melody cyangwa ushaka kuvugana Melody umwe babiri gusa, andikamo byihuta mite nkuzamura. Ninde? Shyiramo request nkuzamurire. Uyu ni umukirekazi ariko w'umukene ku mutima, bamwita Lili Bijou, aba mu Bufaransa, aba mu Bubiligi. Urimo kumva? Ashobora kuba ari umukunzi wawe ariko amafaranga ari kuyarekura ni ikibazo, ntabwo bashobora no kumpana. Lili Bijou, ndabizi ko ukunda Melody, aha twagiye. Ikibazo cyawe ni kiye gitaramo wakunze mu Burayi wakoze? Wabanje ukamusuhuza. Ntabwo ndimo kwiruka. Muraho Melody. Muraho neza. Njyewe rero kubera nkunda umuziki, ni ukuri kose iyo ndi imbere y'abantu mba ndi gutanga byose nyine kandi n'ibyishimo. Buriya umuziki njyewe wenda kumera nka bya bikorwa bashakanye bajya bakorana. Mba mfite ibyishimo byose. Rero ntabwo navuga ngo cyo kora ibitagenda neza, ahubwo hari ibitagenda neza ugasanga nicyo umuntu adakunze cyane. Ariko mu Bubiligi murabanza muri abambere niyo dukunda kugira abantu benshi. Twabonye abantu benshi muri Ottawa, benshi muri Canada, benshi cyane kabisa. Habaye konseri y'amateka, abantu bari muri Ottawa ndabasuhuje. Ko ari byinshi, ni byinshi. Ibitaramo byabaye muri UK, twakoreye igitaramo muri UK, harahiye muri London, harahiye kwe. Ibitaramo ni byinshi. Mu bantu bakwakiriye mu Bubiligi nanjye nari ndimo, sinzi kunyibuka, nkorana na Justin. Se ukaburi yamamaje nyine. Urakoze ku gitekerezo cyawe cyo kukibazo warubaje. Hari ikindi? Nkorana na murumuna wanjye muri Rwanda Elvin. Sinzi kumubona. Okay, twihuta. Urakoze cyane Lili Bijou, hita ukora kuri iyo goro. Twagiye dufata niba abantu bo muri Amerika ni mu ndebe nabi, abantu twahuriye muri Maine. Twagiye twihuta. J Baba, hari ikibazo ufite washaka kubaza Munyakazi? Yewe ndashima ko bino bintu bihari, ko bino bintu byabaye. Nahoraga mbyifuza igihe kinini. Twebwe tumaze igihe kinini muri zino industry zo muri East Africa. Twabonye igihe cya Bobby Wine na Bebe Cool muri 2006 harashya, kandi binjiza amafaranga. Navuga nta mukire utekereza kino kintu ko yakoresha zino bato kandi zikinjiza amafaranga kurusha uko abantu babitekerezamo amatiku. Mwarakoze gutekereza icyo kintu kandi mukaba mwarabikoze, ndabashimiye. Urakoze cyane. Bamwita Vayo Bombo, agiye hepfo y'amani ko agiye yaraje. Ibibazo by'ura muhungu ko biba ari umuriro. Vayamani garuka. Vayamani ndagusabye garuka. Aramfashe Vayo aramfashe. Vayo shiramo request. Aranyica. Niwe ndabizi. Vayamani shiramo request. Imana nyagasani. Oya ntabwo mwari mwaraburanye. Vayamani ongera ushiramo request. Network agira network mbi kandi account niwe. Okay, Ana bite? Okay, niyohereze voice note. Arayohereza uko byagenda kose. Ana bite? Ni byiza. Hari ikintu ufite ubaza Melody cyangwa umubaza? Njye nta kibazo mfite cyo kumubaza, ahubwo ndashaka kubwira abantu bari hano mureke kwijijisha. Gahunda ni 001 Munyakazi ku mutima. Number 1. Baba we, Melody mfite abantu 400 bari gushyira muri request bashaka kuvugisha, ndagira nte ntabwo byakunda. So ndavuga ntuza ari hano nguyu nani ari gushyira muri request. Hangane icyamamare umwe rukumbi, uyu mugabo nawe nakasa mutwe Vayo
utamuciye. Mani waretse kumuntera. Fire. Nambaza ikibazo kiraba ari umuriro ndabizi neza. Fire wakizamo request ariko mwanzaniye Ama G the Black ubundi. Amajintaze nagume nagende. Amajintaze turaganira ndashimira Imana ko nta shitani igeze imufata ngo amajiburi ya nta gasanzwe agira gutyo ukabona hisanamo nta kintu kibaye. Abo ndashimira Imana ko amahoro yahindaga nta so nagira gutama imbona nkubone ariko nyine ariko Ama G the Black muri iyi minsi mushobora kuba mutabanye nabi. Kandi waratwunze ntimwabivuze se sinumvishe mwabitetsemo mureti byarira amagambo. Genda Melody ntabwo ugira ibanga ibyo bintu ninde wabunze. Narabyumvise. Oya warakoze kutwunga. Ariko nago ubundi ntiwakagomye no kutwunga ko natwe twarakuranye. Nta n'ikindi kibazo reka kiba gihari ni ukuburana gusa. Oya ntabwo nagize wenda ikintu ntabwo nigeze mbunga. Nuko wenda navuga ko nayo habayeho umuhati wo kugira ngo ube disponible nawe disponible. Erega uri Amajini famille man. Uziko abantu bitura mwembi. Mama Amajini mama wacu twese ajya agira gutya karamamagara kamaze ati go wabuze bimeze bitowa cyane we niki. Urumva rimwe na rimwe ndanasimbuka nkambo na Black Big na Grand Frère Amajini nawe turapanga tujya tuvugana. Yego. Ahubwo Amajini wundamo nkahita nkwepa nkabanije zeru wewe ndagiye. Baba we bari kuguha ibintu biremereye mu mushiriremo intare Melody mu ndabizi ko mu mukunda mu intare. Ibi niki? Erega TikTok intare yo narinyizi intare wigeze kuyindabura urambwira ngo nta mafaranga. Mukunda kubi. Naje kuri TikTok yo nuribonye ibe. Ko Janvier shiramo request ndabizi n'ubwa n'ubushize warabikoze. Janvier shiramo request uzamuke. Janvier shiramo request uzamuke. Fireman aranyandikiye ngo umubabarire ngo wihangane gatoya ari gushaka network akaza kubaza ikibazo Melody. Ihangane. Hanyuma nkagira uwo bita Samusuri nawe yakomeje gusaba kuzamuka ngo kubaza ikibazo. Samusuri ndatekereza umuzi ni umwe mu bakinnyi ba filime Melody. Uramuzi wihangane ngiye ndabizi ubukwe ibibazo byanjye ariko nagenzaga ntabwo nza kubaza ibibazo emera wakire charging nanjye come ku charging. Janvier nshyiramo request nkuzamure ariko mwereke ibitangaza mwereke Melody ibitangaza hano natanda dutegereje uyu umuhanzi mugenzi we kugira ngo aze amaso byibanga. Ahangane wakoreye Munyakazi. Ni hano nsigaye mbikorera urumva nasubiye muri production. Wow. Ubu ngubu ntabwo iyo uvuze ngo asubiye muri production ntabwo ugikorana na 155. Turakorana ariko nyine sinavuga ko ndi umu professional muri production. Yego. Ariko imishinga muri ngiye witangirira nyine most of the time. Okay. Aha, Samusuri waruzamutse ari ikintu wifuza kubaza Melody? Ndashaka kumubaza niba anyibuka. Samu. Yo. Gasani amakuruzi. Naba nkubeshye pe nanjye ubwanjye naribuze. Ngo wararorongotanye sha. Umva mbese. Akubwe n'umuntu kurorongotana nibikisha. Irongotani. Niko ye. Yego ye. Reka mbigusabira ahangaha uzashakira agatike ntahe twabanye neza musaza. Ndakemeye Imana yo mwijuru Imana ndakemeye niba ushaka guteza ukambesha. Oya ntabwo mubeshyamo ngo dufadara abizi ko ntajya mbeshya hirya no hino. Ntabwo abeshya uyu ni umugabo wagerageje kwitwara neza Melody nyuma y'ibibazo byamugwiriye. Samusure nanjye nzaguha amadolari 200. Urakoze cyane rwose. Samusure aratashye kabisa bareke tubishimire. Oya ndatashye kabisa kandi mubigenza neza no kwa mbere ndi kwarangira. Ndaza kuvugisha ufite nimero yanjye? Ndayifite. Crash uza kumvugisha. Sawa urakoze cyane. Ndeka nshimire baba urakoze cyane Samusure. Nigera mugize neza ushatse wamanura ntari. Ndakwemera Samusure. Yego garande. Urukundo bari kumusakaza aho narugirane. Okay, Fireman gerageza ushake network ndabona uri gushyiramo nakuzamura bigira. Gerageza uhindura ahantu uhagaze kugira ngo nkuzamure. Diane uranyumva mu Bufaransa? Diane uranyumva? Rebera ntaka kwako kweli.
Shanti, uwo bita Shanti yakomeje kuzamuka kuva kare. Shanti. Okay, Shanti, ça va? Bite? Allô? Meze neza umva Bruce Melody. Yes. Sinzi niba nagusaba ariko let me do this. This is my season, and that's my destiny. Wonder why. I wonder why, yo. Wonder why. I wonder. Utumwite munyakazi, yesimenye ijoro kandi sinimugikira zirakubona. Uwa peke. Never compare me. So, wumve ko ufite abantu turagukunda cyane. Nana kwandikiye inbox nibikunda muze kunsubiza. Yego ndagusubiza. Murakoze kandi cyane. Thank you Godfather. You're welcome. Uyu nguyu noneho nundi wundi Godfather mbuzano nereke. Tengereje Fireman ugomba kumariza ikibazo natinye kwaza Melody. Ndabizi wo kuri ku kibazo. Ndabizi kuri buze ku kibazo. Ibibazo ni muntu bazi ibibazo bidahwitse ntabyo nsubize rega humura. Ariko subwo urukumva umuntu nawe bazwa ibibazo yakubaza ikibazo kidahwitse ati. Ajya kina se Fire akikubaza. Ntabwo aza kukubaza ikibazo kidahwitse. Ndabizi. Aha, twihuta ariko wakwandika n'ikibazo niba uri hasi gato. Bruce Fireman ni mwakuranye nawe. Ndashaka kugira ngo Yarakuze mbere. Yakuze mbere ho gato. Ariko nawe nyine yari grand frère ugaho muri hari abantu batutakuranye. Urumva nka Bulldog ntabwo navuga ko twakuranye n'ukuri. Bulldog ntabwo mwakuranye? Abari grand frère. Nta bantu bangubitaga ikizo ku matama gutyo bambwira ngo nshaka tugende. Ukavuga ko mutakuranye. Hano bagira umupromoter, mfite umupromoter bari bahuriye. Okay. Hano mfite umupromoter uri muri Canada bamwita PCK. Nubwo ashoboye ariko kandi akaba anashobotse gake katari kenshi cyane ariko arashobotse. PCK vipi mambo? Buretse gato. Ni if ndashaka kubereka. So urabona hano? Wow. Uri kureba? Yego. Dore ibintu bumbazi byari byo. Nabwabanyije volume kugira ngo mutabyumva no kugira ngo mbereke ko project ya Diamond yarangiye. Wow. Ubwo rero ibintu ongera utwerekeho gato. Ndagusabye nta majwi arimo ongera utwerekeho gato. Tuba barire. Dore hano. Nibyo. Ishyano ricitse umurizo nababwiye ngo uyu mugabo ni munyakazi mwanga kumva bro ndebera kiriya kiraro ndapfuye iyi video nzayibona. Ni Dar es Salaam. Sawa, ni Dar es Salaam hari yase? Janvier, thank you so much for blessing Melody. Ndabizi wavuze ko mukunda shiramo request nkuzamure. Hano mfite Janvier, thank you tumugeze ku 10. So, yampaye nka Janvier yisiza amarangi ndagira nti. Janvier abaye Janvier. Melody, Jesus. Janvier se nuwe gani? Janvier n'umutipe w'umunyamerika muri Amerika ndapfuye ibi nibiki. Janvier abaye. Thank you so much kabisa. Thank you so much. Nibiki mwa abantu mu Janvier ko abaye Janvier. Anyway, ariko tukibireba gutyo uyu ngunda mwizera ubushize waraje na guhintare. Reka tugende gatoya. Dufite umuntu bita PCK. Ntabwo ashobora kurekera ubwo nyine yafatiyeho. Ubwo yafatiyeho nuko nguko ateye. N'ubushizi yujano ntabwo simbizi ibye nuko ateye ariko anatanda mfite umuntu bita PCK. PCK sinzi niba umuzi. PCK muri Canada. Muri Okay, PCK. Yes bro. Ngaho ijambo ni ryawe. Bruce bite? Fresh sana. Salute bro, meze neza. Ndakomeye bya hatari kabisa. Je request ya first of all nakunze iyo battle for your show. I really appreciate the way your organization mwakoze is good for the industry. Ni giza cyane 100%. Thank you so much. Janvier, asante sana. So my question is, mubona gute iyo battle tukaraba nimba ari Montreal canke Ottawa ariko igafatwa sale ni napana bya bindi bya hano ikaba maybe ahantu abantu bose ba Montreal oreva abantu bose bo muri Canada bashaka kuyireba bakaza only one place ariko ikaba big venue. Ni sawa cyane wavugisha abantu muri team yanjye maybe nka coach Gael kuko buriya niwe Mandela
niwe Mandela. Mandela se ntabwo muzi ko yunze ibihugu. Yeah. Wavugisha nka Coach Gael numvishe ashaka ko tubikomeza igitekerezo yakingejejeho. Ntabwo nzi ko yamaze kuvugana na The Ben ariko bibaye ari ibikunda twabicapa. Vraiment on my side, nimba muri tayari Jen Dupre tubikore even summer. I'm ready. Shabasa ko turi kuvugana inkuba zigakubita se kandi. Mutangiye byabi. Oya ibyo bintu ntabwo byemera Melody ibyo bintu ntabwo. Yeah. Wareba ukuntu uvugana na coach. Yeah, coach ndamvugisha even you ndakoreza message turabe kuntu tubiplanninga summer tubikore. Yes sir, thank you so much. Thank you too bro, appreciate. Okay, PCK. Yeah. For the new year vano karakabwana kintare dukomeze na wa mugabo witwa kuri umukere k'ibikorwa bikaba bike kurusha amagambo kuri bitangaza. So twihuta Melody urabona ko ubonye nakazi. Babita 001 ndabona n'aba DJ mu Rwanda abantu bose 001 yabaye 001 ngiye kwambara iyi ntuza. Melody abantu bakomeje kugushimira ihangane ndabona ama t-shirt. Ngo abonye ntuza niba ari umuntu ufite ikindi kibazo cyanyuma abaza Melody we Emekingi ufite ikintu ubaza hanyuma ndabona Fireman ambwiye ko ari guhindura telefone hanyuma agahitaza. Melody muzite ni fresh time. Ngewe ndi umufana wawe nkaba n'umukunzi icyarimwe. Murakoze byatse. Nago nakubabuka nkubaza ibibazo ahubwo nge nagushimira kuko nta kintu tuba dukwiye kukubaza kuri umwami w'umuziki. Thank you. Ngewe ndi umuhinzi nkaba n'umworozi icyarimwe. Kandi mu muco wa Kinyarwanda iyo ukunda umuntu ubundi hari biranga umuco w'u Rwanda. Ndagira ngo ngusaba unyemereye nzashorera inyana yanjye niba nzayizana kuri BK Arena. Thank you so much. Wow. Ariko inyana yanjye nk'ikimenyetso cy'urukundo nkayikuzanira rwose ntabwo nzi uburyo nzayikugezaho ariko njye bagitaye making. Thank you so much. Wanyandikira nko muri DM. Ndabahuza ndaguha nimero. Melody. Yes. Wagiye kuri televiziyo zo muri Amerika, wagiye muri televiziyo za Kenya, isi yose umaze kuyitambagiza ibirenge byawe, mbwira ahantu wagize ikiganiro ukagabirwa. Maze kugabirwa n'abantu benshi, databuja bamaze kuba benshi, ahubwo naha tuhongereyemo muho byabereye kandi arakoze cyane mu ruhame. Murakoze cyane kabisa. Thank you King. Thank you. King. Thank you so much. N'amaranga mutima y'abafana. Nizere ko izataha. Atari bya bintu by'amaranga mutima y'abagabo King. All right, so reka nzamure Fireman. Ariko abantu hano ni benshi koko. So anyway, ngayo nguko Fireman ndakomeza nashaka kubaza Bruce Melody akabazo kanyuma ngiye nkamanuka. Yeke mubaza kanyuma nkumanure yego. Bruce, giye hari indirimbo yawe nkunda cyane. Mu zindi zose ndashaka ni how wari ugitangira utaraba kuri A list cyo gihe. Indirimbo bita turaberanye. Wayihimbye ufite inspiration hari indirimbo nk'eshatu zari zimeze muri ya style nigeze ariko nigeze kumva uvuga ngo turaberanye ntondize na complete me. Yego. Nigeze kumva uvuga ngo urumva ndagukurikirana cyane. Nge ntago nkunda nkurikirana muziki yo muri Caribbean ariko especially wenda gukurikirana cyane cause nkubonamo nari ngufitemo ibitekerezo byo kuvuga ngo this is our future nuza muririmbyi nuzatugeza handi hantu to the next level. Nigeze kumvuga ko washakaga kwinjira muri style ya Christopher. Nizo ndirimbo washakaga kwinjira muri iyo style ya Zuke Kizomba bimeze bite iriya ndirimbo especially wayihimbye inspiration yari ibiki ko ndayikunda cyane. Izo ndirimbo eshatu nyine uvuze izo ngeso eshatu zijya kumera kimwe. Thank you. Ngewe rero nubwo abantu babona ndi umurara ubwo mama ndi umugangster ariko ndi lover boy. Ngira urukundo nyarukundo nyine niyo mpamvu ntajya mbasha no kubeshya nyine iyo ndi kubwira ibintu mubona mbeshya bavuga ibintu bindi. So icyo gihe nari ndi muri situation nziza nyine ari agakundo kagera ahantu karyoshye nukakaririmbaho ariko sindi burengaho kuko muraza kumbaza ngo naririmbye ndakwanga ndi muri situation ubwo nyine amarangamutima yari gutwara umuntu wayo.
Ikindi Zouk, nkunda Zouk cyane, nkunda Zouk Kizomba, ziriya style nyine zimeze kuriya ndazikunda cyane, ariko hari igihe cyageze ukabona ko ku isoko nyine atari abantu bari gushaka, niyo mpamvu haje kubaho gushiftingaho gato, kandi nanone ntibyatuma ntazisubiramo ntongera ngo nzikore kwa hano. Mfite indirimbo muzambabare muyitegereze, mfite indirimbo yitwa Oreo ni nka biscuit. Ubwo ndi kukumva neza wowe uri umwe mu bantu bayikunda kurusha abandi, kandi thank you so much for asking. Okay. I appreciate brother Samusure Godfa. Oui. Umeze nimero za Samusure muri DM please. Sawa. Okay, ndayiguha. DJ man. Yes, Godfather. Nabonye uri timu 001 go ahead twihuta hanyuma noneho ndabona ntuzaje hanyuma ngire. Ngiye kuba timu 001 se urumva byabura gute? Iyi mihanda ukuntu yari imeze kera. Ujya byo. Ni Didimani nyine. Ariko PCK nk'iyo uri guhereza Bruce Melody babirayo nuragira ngo ayikoze iki? Urabura kuzimpa ukazihereza Bruce Melody uragira ngo Bruce Melody asabikoze iki bibora zindi kubikora? Aguhaye intare bro. Nurese iyo ntaruzi icyuza kuyikora. Bibaze ko amaye inka n'intare cyane mumeningwe. Naone se utandukaniye n'igisamage kirindwa n'intare. Mumeningwe. Wagoye n'ingwe zirwane se. Okay, twagiye Didimani go ahead. Ingwe se urayikoresha ikiri bayiguha mwana. Didimani ndi kukubaza. Oya. Hello. Wapi nabyo kudimangaho byabayeho. Ni sawa. Didimani kwitwa Didimani biva ku mazina yanjye bwose. Warayahinnye. Biva ku mazina yanjye, kera ubundi zari da ebyiri nyine nkashyiraho mani kwa digiye ndashaka kubonana nawe. Piske arimo kuvuga waraye kuri telefone kandi fa mutingire. Jewe. Ni kangahe guhamagara nkubwiye nze kukubona iwawe ugafungura histoire za up and down. Gadfata sagiye. Piske uri live uri no kuri Piske bari kukumva muting. PCK Mutingire man. ubundi kugereza namu muting twagiye. tubiyo nkuru ugasanga nayibaye ndi nkuru. Namu mutinzi. Urumva mwana Breeze. Rero niho byavuye, ariko nyuma nyine naje kubidevelopa nshaka uburyo nakandikamo izina nyine birambuye nza kubikora gutyo. Nuko Didimani ryaje ariko nakuze mpfana Riderman ryise niga mu wa kane. Numvaga nyine nshaka akantu kazaho mani. Iyo uvuze ngo wakuze ufana Riderman. Uzi ko uri gutwumvisha ko akuze kandi nawe akiri muto. Oya none se kubanye nanjye muzabimborera ejo. Riderman turamukunda gusa ntabwo twakuze. Kubanduta ngo ndinze nsaza nyifano. Ariko Breeze abantu bose ntago basaza man. Uko byagenda kose iyo wubatse ikintu ari ibikorwa byawe bituma udasaza. Niyo umuntu akubwira ngo ejo muri za masamba kiragahungu. Niyo umuntu akwibutsa indirimbo yawe ya kera wahereyeho akakubwira ati iriya ndirimbo narayikundaga. Uwo ni ukuvuga iyo yumvise asubira muri ibyo bihe ntabwo wasaza nyirayo. Sinanga gukura ariko ndabitinya mani. Reka ntabwo tuzagaruka nituvamo kandi mbabona akazi gakiri kenshi. Akazi ko karacyahari kabisa. Okay, Kevin Kadani buri kunyumva. Kevin Kadani bamunzi mbere. Gaye nguko rero nuko byaje. Ariko Breeze nje nari akantu gato nashaka kubaza. Hari indirimbo yawe na Diamond. Indirimbo ikomeje kuvugisha benshi, urumva haba wayicishijeho amaso, haba wayumviseho gatoya, urumva iyo ndirimbo umufana wawe Team 001 uri hano hanze. Indirimbo turayitangirana umwaka muri make hari ikintu kirimo kiraturya, urumva bikababwiye ariko ntabwo aba dushubije inyuma niba uje none ibintu ko aramaze kubisobanura by'ira ndirimbo. Aya akantu buriya manatambitsemo. Okay. Atambitsemo namwumvise. Indirimbo mushobora kwitangirana umwaka. Buriya manatambitsemo. Okay. Atambitsemo namwumvise. Namumanuye mukomeze. Ubwo aho nabyumvishe niba dushobora byashoboka.
birashoboka Okay, cyane nagusubize namumanuye wari ufite mayiko. bishobora indirimbo mushobora kwitangira mu mwaka kabisa nta gihindutse. Sawa ubwo abafana ba 001 kabisa, timu 001 tuzaba duhari, ubwo mwaka tuzawutangirana ari rimwe. Asante sana man. Ubundi hahire rimwe kabisa. Thank you. Godfather warumbaje ngo Kevin Kadendamuzi. Okay, Kevin Kaduramuzi. Nawe ndabona akandagiye ahangaha reka manza gutere yamba gutere peace. Kade shiramo request hanyuma Kevin Kadarumu muri kubona ko nkuzamura ntuzamuke. Kevin Kade ongera ushyiremo request again. Sinzi uhise usimuka kumaza network mbi. Vuba araje vuba yagiye uzi ko yuriye moto kugira ngo ashake network. Kevin Kade washyizemo request again. Melody abantu bagufite inyota ari benshi basi. Kevin Kade ongera ushyiremo request, sindi kukubona ntabwo ndi kukubona kandi nari nkubonye. Banza ugabanye request zirimo, reba nka request zingaho ukoramo kugira ngo abashe gushyira muri request ajya abahuza. Muri request 400 nazikuramo ntese ziba zuzuye nyine, genda zigabanye zikanda kudukuru nyine zirebe uzikure ugande kudukuru. Urumva nakika kuri telefone inshuro 400. Oya gabanya munyeya. Also anyway reka Osmarito uyu nguyu numwe mu bantu bafasha ibihangano bya Melody, ariko ndabona umujene network iri kumwangira. Network z'ikigali zabaye network, niyo mpamvu ntekereza ko ubu nari ntegereje cyane watumye Bruce Melody atagenda ni umuntu bita Fireman, ariko network azakomeje kumutenguha. The same thing de kubona na ntuza bikwanga bikomeje kwanga kwa Kevin Kade ndabona ntakubona. Let me try one more time. So Melody ndatekereza icyo nagukorera, ndabizi muri kwitegura, mufite igihe gito, reka ngushimire. Ndatekereza ko tushobora gukora God bless you, reka ngushimire hanyuma noneho nkubwire ngo turi kumwe nawe, ufite abakunzi benshi baragukunda, dutegereje kubona umuriro waka. Ibintu ni bibiri, uyu mubare uri kwandika hano uzave muri yani wambaye ku gahanga, naho nugenda bagagukorera ibyo bagukoreye tuziherera turire nk'abakunzi nk'uko bari kubivuga hano. Ariko ibaze ko mfite indirimbo guhera cyari ivuga ngo ntundize. Uburese gato mu yandi magambo ugiye kuvuga ngo ugiye kuriza umuntu nk'ibisanzwe. Oya ntabwo bapfa kundiza kuko mba nihagazeho sana. Kandi cyakujya mu marira n'amarangamutima y'undi mwana yariraga kera akiri umuhungu ubu yabaye umugabo. Bishobora kuba bitazongera buriya. Wow. Melody turagushimiye reka ngushimire nkubwire ngo God bless you kandi happy new year. Ntekereza ko ibintu bizagenda fresh. Icyifuzo ndatekereza aba-YouTubers ngiye kubasaba ikintu kimwe, abantu mugiye kwandika kuri iyi nkuru, aba-YouTubers muri aha mwese, umutwe w'amagambo ndabasaba gukoresha umutwe w'amagambo uti hari icyifuzo Bruce Melody yasabye mujye mwandika ibifite akamaro, umuntu atanga umusanzu muri industry, ntimugendere ibindi byose ndabizi mugiye kureba bifite aho bihuriye n'itiku nta n'itiku rihari. Ndasaba umuntu wese uri bufate iki kiganiro akagisha kuri YouTube ukoreshe ijambo Bruce Melody yakoresheje asaba leta, asaba inzego kugira ngo imbuga bazihereze zibe monetize. Ibi ngibi bafite inyungu, mwabiryohemwe. Bruce Melody ababereye ijwi, mugende aba ariyo title mukoresha kurusha ukuntu mwakoresha iby'amagambo yandi yo gutwika cyangwa y'indirimbo cyangwa iki gitaramo bari promotinga cyangwa n'izindi ndirimbo ze. Mugende mukoreshe title y'icyifuzo Bruce Melody yasabye ubuyobozi cyangwa yasabye ministeri ifite ibihangano cyangwa imbuga nkoranyambaga mu nshingano. Ndagushimiye Melody, ariko Melody kabisa, tunashimire timu yawe kabisa, timu yawe kuba hafi buri munsi, timu yawe imaze gufata Melody urumva ikamugira Melody byimazeyo rwose. Iyo timu kabisa aho bari bajye bavuga ati ewana ibikorwa twakoze biri hejuru cyane kabisa. Aho ngaho baye umukanda nzugi wa 155 wa kirobezo we. Oya ariko gato twagiye dushima koko. Urakoze twaje gupromote twumvikane. Urakoze Didimani, wakoze ku gitekerezo cyawe. See you, thank you, God bless you. Urakoze cyane gukanda uyu muryango kutari kunyingurira wallahi. Nagufunguriye ngwino Melody mbere yo kugenda. Bashyira kuri video bate? Nago kanda ngo nguhaye kuri request. Reba hano handitse kamera mwana musani. Okay. Ibi ngibi erega kuba umuhanzi ni ikintu kimwe no kumenya ibintu shwari bro.
shwari indaya ukiri gute Ibwo bwa mbere ngiye live rega byantonze. Ujyugwamo birakora ni wabara abantu bawe. Nanjye ntago mbikora kenshi simbisobanukiwe simbishoboye. Ariko birakora ntago ari bibi. None se ni iki gipyagarasa? Igitaramo cyo kwitariki ya mbere. Iki gipyagara. Ya tariki ngomba kuba nicara hejuru nanjye rwose ndi hejuru cyane. Ubona Kevin kadafite show. Sibyo? I have my own concert for the first time. Ku itariki 31 tuzava iwanjye tujya iwawe tu. Kabisa. Ubwo muri afite show nawe? Kade. Abasabwo tuvuge ko wirengagije utabizi. Afite n'ingoma ndakumena yawe imbere y'aba Bruce. Ugize ngo iki? Ya Kade nabonye 31st. Nabonye okay 31st. Okay Kadongo mbere ko noneho ugira icyo ubwira Bruce Melody no kujya kumushyigikira twagiye tubwire kuri show yawe ya 31st. Je rero mfite concert yanjye ya mbere mu mateka bwa mbere nishinguye ndihanyagura ndayikora. Nubwo byabayeho bimeze nk'ibitunguye abafana banjye ariko nagomba gusoza umwaka nyine mu mihigo nari mfite ko ari gukora igitaramo cyanjye cya mbere ku nshuro ya mbere. Kikaba kizabera hari ahabereye ICI KCC roundabout hari abarasira umwaka. So mu busanzwe n'ubundi abahuzuye abapepure turi kurasa umwaka ariko kuri ino nshuro nagize igitekerezo cyo kubona hashyira nyine concert nyine yo kwinjoying umwaka mushyashya. Nzaba mfite abahanzi benshi, mfitemo Alikiba, mfitemo Riderman, Bulldog, abahanzi ba Danje gusa ndatumira abantu banjye bose rero kuzahaza. Wazaba hahibe? Yeah, you already know. Ndagukubita aka invitation ahubwo igisaza. Nyome nzaza kabisa gushyikira kandi courage uri mu mirimo neza. Oya se kandi uzaba ndapfuye. Nukuvuga ngo urahabaye Melody? N'umuhungu wacu rega ni Kade. Ndi bucura. Melody uyu mujene wamwakiye gute cyangwa mwamwakiriye mute ku bantu batabonye icyo gitaramo ngiki gitaramo kibaso muri Tanzania? Kade ngo bisobanuye Kadete ariko sinzi nawe rero yishyizemo Kadenesi. Ariko okay niba ndi kureba neza iki gitaramo aba bahanzi bazaba bari muri icyo gitaramo Melody ko muhiye. Ntabwo twashya dufite abakunzi benshi b'umuziki w'Imana tuzava hariya kureba neza hano. Ndabonamo Rutijo Were, nkabonamo Bwiza, nkabonamo Riderman. Nanjye ngomba kucyatendinga. None se ubu uratekereza ko kucyatendinga bizatuma nta performinga neza kuri ku munsi kurikiyeho? Abakunzi benshi sana muzaze dushyigikire Kade nimutubyuke tunakomereze ku ya mbere muri arena. Nta munaniro mwinshi urimo ni show muri show. Okay. Kade iki gitaramo abashaka amatike yagurirwa ko iminsi yagiye. Ndabona uyu munsi bagurire Bruce Melody nyine nanjye yanjye ku ruhande bihari. Ugize ngo iki? No, tubwire aho bagurira Bruce abatanahasobanukiwe muhatubwirire rimwe tuhamenye ni hehe? Ndi kuri ticket wayibonaho ariko ngiye no ku muryango wayibona uhageze. Ni kuri ticket. Namene kuri ticket. By the way n'agakode karahari bashobora kuyiguraho. So ni ibintu bya mani mu Rwanda dufite miliyoni zigera kuri miliyoni hafi 13. So abahantu 10,000 bigomba kuzura kwa Bruce nanjye 30,000 bikuzura ko ngiye bahanjye hagiye 30,000. So uravuze ngo byanga bikunda agomba kuzura? Oya ni nk'itegeko rega turi benshi kandi twese dukunda umuziki. Twarakoze uyu mwaka men subizi. Okay Kade nyuma yuko ndashaka kugira ngo numve nyuma yuko mbere yuko ugenda cyangwa nkurekura ngo ugende ndekura legend yo daddy mu muziki. Urimo kunyumva papa wawe mu muziki ubyango byemere papa wawe mu muziki nyuma yuko ahuye oya nago tungana igisaza naragufanaga ubwo se twangana gute uzacike ku muco wo kumvana Kade uzakomereza oya nago nabicikaho uwo muco se nawucikaho nkajya hehe igisaza baze mu gitaramo cya Kade Godfather winshajisha. Okay nubwo tutangana mu rutare ko narone navuze mu muziki navuze mu bikorwa. Gusaza ndabitinyerega muri yagiye ku mundebo ninya gusaza kubi. Yego. So Melody
mbere yuko nkubaza ikibazo kuri Kevin Kade waje akaza ameze nk'icyorezo cya kirabiranya yamaze intoki zo mu rwerere akaza ahitana ibyo asanze abantu akabaniga n'inkarabo yaje asanga nabo yazanye nabo bose akabazirikira ahantu akahabasiga. Ndashaka kugira ngo umfashe umbwire wakiriye uyu mujene gute mu bajene benshi wakiriye Kevin Kade wamwakiriye gute mu muziki? Buri umuntu akora cyane. Yego. Iyo umuntu akora cyane biragoye kumuzitira. Mwene magambo ni munyakazi. Agakora ibyo yize Kade yize ku Nyundo man. Wow. Ngo muri vuga ngo yashatse kuva mu muziki kira n'icyemezo kibi niko kwiyahura. Ariko ubundi ni umukozi ni umuhanga nta hantu abantu bazamucikira. Urumva Kade ibintu arimo gukora nibyo ubundi umuhanzi yagakwiye kubakora. Gushyira imbaraga mu byawe ukabikunda ukanabyizera. Sizima abahanzi ba hano ubona bose bameze nk'abari gusaba imbabazi. Je ibintu nkora mbizi neza urumva. Umuhanzi ngiye gusohora indirimbo ngiye kuyipromotinga ndi umuhanzi mfite igitaramo ngiye guperforminga. Ibyo bintu nta muntu wundi wabivuga neza nkanjye nta muntu n'umwe wabisobanura. Ibyo rero byo Kade yakoze ngiye namwakiriye nk'umuntu waje azi icyo ashaka. Yego. Kandi ugomba guhindura byinshi urabona ko nyine ibintu birahinduka ntabwo umusana kiri umuntu ujya mu rugo akaryama akitsimba abantu noneho nabamwitsimba nabo akarakara. Kuva yuko avuga no kuba nko bita joining ino live nyine nabyo birakwereka ko umuntu ari mu bintu bye kandi arabyizeye. Rero Kade courage kabisa, komeza ufatireho ibintu byose bizemera ewana. Aho utagera naho udashaka. Oya njye ndinakorera ntago ndetse kurekura. Uragenda njye mfite courage nyinshi kandi njyewe ibintu ubu ngubu nibwo bitangije, ariko tugomba gutangira no kujya turya ku mafaranga ya konseri kuko abatari ibyo ngibyo nta kintu twazageraho vuba. Humura bizemera. Gucika intege. Nshaka kujya ngakaba kari agatariki ka 3 n'imwe nkajyamo. Ndakuza Kade. Okay. Abantu bamwe bakavuga ndashaka kwa Kade mbere yuko niki uvuga kuri iki gitaramo Melody agiye guhuriramo na The Ben. Iki gitaramo wacyakiriye gute kubona abakuru bawe bagira igitekerezo nk'iki kandi bikaba bigiye gukora bagahuriza imbaraga hamwe bakaba bagiye gushimisha abanyarwanda? Wabyakiriye gute bwana Kade? Njye ndi gukunda showbiz iri kuryoha by the way. N'abasaza bajimije indirimbo zacu ibintu byose byangiritse. Ariko we know that those guys are big kandi ikintu cyose ubu kimatabinga nta mafaranga tu. Rero Bruce ni umuhanzi wujuje arena, Ben ni umuhanzi wujuje arena, so ntago ari ukuvuga ko ari uko batinye ko bayuzuza nyine umwe ku giti cye, ahubwo ni uguhuza imbaraga nk'uko nanjye nshobora gufatikanya n'uwo tunganya imbaraga tukaba twakora ibintu bya dani. So ibintu byiza kabisa. Bivuze ngo mu bintu byabashimishije nk'abahanzi iki gitaramo turabashyigikiye cyane kubera ko uzi impamvu se njye nararyohewe noneho muri la press conference nyine bro. You made it man. Ninde ukwanditse agafoto gisaza. Bamufitiye urukundo dore bamugejeje ku 2020 ndapfuye. Hano baratanga n'igiceri warange nza nivugira amagambo ko ndi umunyamakuru. Kade baramuhamagaye mukupe Kade. Kade mbere ahangaha urabona uti ufite ikirenge cyo kuzatera ikirenge mu cyaba bagabo ariko ugashinjwa ko warasuzuguye igitsina gore cyo mu Rwanda ngo ugakunda n'umukobwa wo mu Tanzania abandi bose ukabatera umugongo. Abakobwa b'abanyarwanda bakaba gufitiye umujinya w'umurandura nzuzi. Bamukunze bari hese ngo nabo mbihere. Afite bari ngo nabo mbihere kubimana kubi none se twabirukaho dushaka. Ugize ngo iki? Uravuze ngo makwepa ni bari makwe ntuza uramukobwa by the way uramukobwa byakomeje kujujurwa. Icyakubwira uriya mukobwa vana abantu mu rujijo. Uriya mukobwa twatekereje ko amukoresheje mu ndirimbo bite birangiriye aho. Uriya mukobwa murakundana cyangwa no gusapotinga bisanzwe? Ni umukunzi wawe bimeze biti? Oya ntago dukundana arakundwa. Uretse gato uravuze ntago dukundana arakundwa. Bishatse gusobanura arakunditse muri make. Okay, muri relationship. Oya ngende singa utaneranya ndakanyarwanda. Umukobwa mwiza uri hano wese nge nduwe uyu nguyu ujoininze Vikaso nawe ni mwiza cyane. Ndakumerera nabi. Hanyuma
bivuze ngo uyu mukobwa azaba abantu bakomeje kubaza muri comment za muri ya concert. azaza se wowe uriya mugore uri kuvuga nanjye ngo umugore wanjye uriya mukobwa witwa Makwabe yaravuze baramubajije ku gihenga ariko se uriya mwana ngajya agira uko abigenza ngo yango ni muto ndamuruta ariko ye uburetse gato yagukoreye ibyo ntuza yagukoreye ibyo Miss Vanessa yakoreye Derrick wo muri iriya jambo yakoresheje n'iryo nanjye namusubiye Godfather uribuka DiCaprio ari kugira ngo n'umusha nabikora umva mureke njyewe ngende kabisa akazi k'abandi nakishe kandi ndazinduka. Melody ndagushimiye ariko mbere yo kugenda se ntabwo waba ufite gahunda yo gukorana n'uyu musore ukomeje kugira umuvuduko Kade nta projet mwaba mudufite muri babiri ko ntekereza ko byaba ari akasamutwe ntabwo turahura neza ngo tubipanga ariko Kade yigeze kuza home ari no gukorana n'umuji umwe gutya ntabwo twabonye umwanya wo kuganira. Ikibazo ni inkorana na Bruce nzaba nsigaje nde mwe muretse gatoa mushaka nkora ibintu byose nta bidanje ibintu bizagenda neza ahubwo ndashaka gushimira abantu bose batu blessinze hano abo twabanye uyu munsi nizere ko abazabishobora muzitabira igitaramo ndabakunda byatari Godfather thank you so much Kade asante sana Didiman narishizemo kudidimanga kabisa ariko yadidimanga yaramenetse amenyo barayahomye banaze kudidimanga mwana ntabyo. Melody, thank you. God bless you. Thank you, big man. Urakoze cyane. Thank you for your time. Kandi uvanyeho urujijo ibintu bigenze neza. Urakoze cyane Melody. Bye. Aha, twihuta. Umva Kade ngwino. Kade vayo ngusigarane nkubage ngufite uri umwe. Kade ufite iki gitaramo. Kade naze kubivuga gihari. Kade arabizuku. Ko inkomuzi zuba ari ubwoko bubi. Urashaka kumbwira ko ni gute wateguye igitaramo nyuma yuko inyamaswa zigiye kwinjira mu ishyamba ugategura igitaramo mbere yaho gato y'umunsi umva nkubwire rero hanyuma ukagihisha ntucyamamaze ntikimenye ushazi